Ndagushuhuje mu izina rya Yesu, Imana iguha umugisha. Nguhaye ikaze wowe dukunda kubana ibihe byinshi, Imana izabikwibukira. Ukundwa, ndagusaba kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Mbaza ngo uyu munsi tugiye kuganira iki? Tugiye kuganira ku myumbati. Ariko cyane ndashaka kugira ngo tuganire ku bugari. Nshuti yanjye nkunda, mbese uriteguye kugira ngo tujyane? Reka dusenge. Ndagushimye Mana ikomeye, ndagushimye Mana ikiranuka kandi irebera hose icyarimwe, icyubahiro kibi cyawe. Waradukunze uraturinda, utugenera n'ibitunga imibiri yacu. Ndaguhamagaye kugira ngo umuntu wese wumva iki kigwa nukuri umurinde ubunebwe kandi umurinde guhinyura, ahubwo umuhe gushyira mu bikorwa, maze umwanzi atsindwe utsinde kuko uri Imana. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku myumbati. Imyumbati ni igihingwa abantu bazi, abantu benshi barakizi. Kikaba ari igihingwa gikunda kwera ahantu haba ubushyuhe cyane cyane muri Aziya, muri za Philippine gutyo. Noneho iyo dusomye mu mateka tubona yuko icyo gihingwa cy'imyumbati cyageze mu gihugu cy'u Rwanda mu 1930 kizanywe n'Ababiligi. Ni igihingwa cyakunzwe, ariko mu by'ukuri murabizi abantu bagifashe nk'ikiribwa n'abantu mbega baciriritse, ariko mu by'ukuri siko biri. Ndetse abantu iyo bamaze gukura bamenya ko ari ikiribwa cy'ingenzi. Rero tugiye kukiganiraho, hanyuma tuze gutinda no ku kintu twese duhuriyeho, dukunda ubugari buva mu myumbati. Abantu bose tubana hafi b'inshuti zanjye, bavandimwe, mwese murabizi ko ubugari ndabukunda cyane, ariko naje gusoma ibyabwo mpindura uburyo bwo kubuteka. Namwe nkaba nagira ngo mbibakumbuze, nyaboneka mbabwire ngo mubyitondere kandi byihutirwa. Ikintu nkunda mbere na mbere, mbanza kugikurikira ngo ndebe niba ndi mukuri. Nawe rwose burya abantu bajya baca umugani bakavuga ngo umuntu wayobye yihuta cyane, ngo umuntu wayobye arihuta cyane. Rero ni ukuvuga ngo niba ukunda ikintu, nyaboneka banza utekereze, uvuga uti ariko aho ntabwo nayobyera, uvuga uti aho nibyo, iki kiribwa ko ngikunda, nkaba ngikunda kugifungura gutya, mbese nibyo. Noneho ubitekereze, uvuga uti hari icyo ngomba guhindura cyangwa se ngomba gukomeza ngafata iki kiribwa. Kubw'ibyo rero naje kubikurikira, nifashisha urubuga rwitwa Medical News Today ndetse na Objective Santé. Ndabikurikirana, ndeba ukuntu byagiye bivuga ku bugari, nsoma n'ibindi bitabo n'ibindi binyamakuru, ndeba icyo bivuga ku byerekeranye n'imyumbati. Hano ndavuga nti kuko nkunda gukoresha icyo kiribwa, reka nkiganirizeho abavandimwe bamenye uko bagomba kwitwara. Nukuri inshuti yanjye, narakubwiye ngo umuburo wose wamenye, ariko ukabona ugomba gufasha umuvandimwe, ujye umubwira hakiri kare, uzaba ugize ikintu utera ku buzima bwe kandi kizamugirira umumaro. Imyumbati ntabwo yerera burya igihe kinini, namwe mwese murabizi. Hanyuma rero imyumbati ikagira amoko abiri, igira imiribwa ndetse ikagira n'indi myumbati irura. Hanyuma iyo myumbati ikaba igira intungamubiri nyinshi kandi zifasha umubiri. Imyumbati iyo tuyibonye tubona ko ibarwa mu bitera imbaraga. Batubwira ko harimo ibitera imbaraga byinshi mu myumbati, noneho bakatubwira ko harimo na calcium nyinshi igeze ku rugero rw'160. Imyumbati ni ingenzi ku bakora imirimo y'ingufu cyangwa se ku bakora siporo nyinshi.
ibinyamasukari biri mu myumbati bihinduka isukari nyuma yo gushwanyagurika mu gifu, bigakoreshwa mu kongerera umubiri ingufu. Iyo izo ngufu rero zidakoreshejwe, ibikwa mu buryo bw'ibinure ikazakoreshwa nyuma mu gihe ikenewe. Imyumbati izwiho kurinda no gusana ibice by'umubiri binyuranye. Hari proteine kandi zibonekamo ariyo bita aminoside, iyo ikabiboneka mu magi, ikaboneka no muri soya. Mwumve namwe kuba imyumbati yibitsemo ikiboneka mu magi ndetse kikaboneka no muri soya. Urumva ko imyumbati ifite akamaro mu buryo bukomeye. Imyumbati igabanya umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ubwo se wabigereranya ute? Kumva bavuga ngo imyumbati igabanya umuvuduko w'amaraso uri ku rugero rwo hejuru. Bitekerezeho. Ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu cya Philippines, kimwe mu gihugu bizwiho kweza imyumbati myinshi cyane, berekana ko kurya imyumbati bigabanya cholesterol mbi mu mubiri. Kuko ikungahaye kuri fibre kandi ibamo icyitwa saponis, bikaba ibinyabutabire bizwiho gutuma umubiri utinjiza cholesterol. Bikaba birinda indwara z'umutima ndetse n'amaraso agatembera neza. Murabyumva namwe. Gukomeza kurya imyumbati nanone bikomeza amenyo ndetse bigakomeza n'amagufa. Kandi nge mbibutsa, niba hari ingorane abantu benshi bafite ikibazo cy'amenyo n'amagufa. Rero ni ukuvuga ngo bikomeza amenyo bigakomeza n'amagufa kuyifungura cyane. Habamo vitamine B zinyuranye ariyo B9, B5, B1 na B2. Zikaba kandi zituma umubiri ukora imisemburo ukora neza. Izi vitamine zituma umubiri ukora neza. Ikindi imyumbati izwiho kurwanya constipation, ikabizwiho no kugabanya ibiro. Ushobora kwibaza uti none se ni gute imyumbati kandi ikomeye kuri ikiribwa gikomeye gishobora kugabanya constipation? Ushobora kwibaza ukavuga uti iri funguro ubwo rikomeye rishobora kuba ritera constipation, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko habamo fibre nyinshi kandi zikaba zizwiho kurwanya constipation impatwe. Ni ukuvuga ngo bituma ugubwa neza mu mubiri, ntabwo itera constipation ahubwo irafasha. Ubyiteho rero. Hari abantu benshi baba bafite ikibazo cya constipation, akaba yakwihutira kurya isosi ati sindi burya ibikomeye, nyamara ibyakagombye kumufasha abisize inyuma. Nagira ngo bitekereze neza. Habamo isukari yitwa amylose. Iyi sukari izwiho gutinda gushwanyaguza amafunguro wariye, bigatuma wumva udashonje. Ikaba ari nayo mpamvu haruguru twavuze ko ishobora kugufasha kugabanya ibiro, kuko bituma udasonza cyane, nyine nturyagagure. Ikindi gikomeye, batubwira ko nta gluten ibamo. Ikintu kitabamo gluten kiba ari ikintu cy'ingirakamaro cyane. Iyo dusomye iby'iyi gluten, ni ubwoko bumwe bwa proteine ikunze kuboneka mu ngano n'ibizikomokaho. Ariko iyi gluten iboneka mu ngano n'ibizikomokaho ntabwo ari za zindi zitinitse. Izinitse zo biba ari sawa, ariko izitinitse zo ziba ari ikibazo. Ari aya mafu, ari iyi migati, kuko hari imigati iba yanditseho sans gluten. Ni ukuvuga rero ngo ibindi biba birimo gluten. Kandi hari indwara zo mu mara zitabasha kwihanganira iyi gluten. Kubw'ibyo rero ni ukuvuga ngo iyo uriye imyumbati byo nta kibazo ku bafite ikibazo cy'amara, kuko itabamo iyi gluten. Nagira ngo nabyo ubitindeho, kuko wumva ko ifite umumaro mu buryo bukomeye muvandimwe. Ikindi, imyumbati igabanya isukari mu maraso. Watekereza utari ko se ni gute imyumbati igabanya isukari mu maraso koko? Abafite isukari iri ku kigero cy'ijana na 40,
iyo bafungura imyumbati kuri bo ni ingenzi kuko imyumbati ihagisha vuba, bigatuma isukari ijya mu maraso igabanuka, bigatuma isukari nanone itazamuka. Murabyumva ukuntu ari ingirakamaro cyane. Iyi myumbati kuba afite ikibazo cya diyabete mukwiriye kuyitaho cyane. Izwiho kurwanya kanseri. Teko se imyumbati none wo irarwanya kanseri mu buhe buryo? Haribamo vitamine C nyinshi. Nongere mbabwire ngo burya iyo umuntu yibwe niwe ubasha kurinda. Iyo wibwe ubasha kurinda. Nubwo nongera nkabibutsa yuko iki kibitsanyo n'ubundi gihe kizagera tukagikurwamo, iyi ngando tukayivanwamo, ariko nongere mbibutse ngo ntugomba kubarwa nk'uwiyahuye, ahubwo ugomba kugerageza kugira ngo ugerageze ibishoboka byose, kandi Imana nayo iba yiteguye kugufasha mu gihe ibona yuko urimo gushyira mu bikorwa Imana ikubashije cyane. Habamo rero vitamine C. Iyi vitamine C ikaba izwiho cyane kurwanya kanseri. Habamo icyitwa saponine na beta carotene. Izi zikaba zizwiho cyane kurwanya kanseri, kandi kanseri itari imwe, kanseri zinyuranye. Nshuti yanjye, mbese turi kumwe? Turacyari mu kiribwa cy'umwumbati, urumva ukuntu gikomeye cyane. Imana igufashe cyane kandi iguhe kubyitaho. Nanone imyumbati irinda ubwonko. Iyo dukurikiranye tubona ko mu mwumbati habamo vitamine ya K. Iyi ngiyi ituma iyo ukomeretse uhita ukira vuba, amaraso ntagushiremo, n'ufite ibisebe bigakira vuba, ndetse ikabizwiho kurinda ubwonko za ndwara zikunda kwibasira ubwonko. Iyo ufungura iyi myumbati ni ukuvuga ngo nabyo biragufasha kuko haribamo iyi vitamine K izwiho kurinda ubwonko, igakumira rero za ndwara zibasira ubwonko. Hari abantu bagira ibibazo byo kwibagirwa, cyane cyane nk'ababa mu bihugu baba mu mazu bonyine, nta bantu muvugana, nta bantu mubana, cyangwa se nyine bikaza n'igihe tugezemo n'amafunguro dufungura nayo aba ikibazo. Niyo mpamvu dukwiye kubitekerezaho cyane. Rero iyi ndwara yo kwibagirwa yo ni indwara iteye ubwoba, indwara yo kurindagira. Ugasanga umuntu yaragiye mu iburyo ahise agana ibumoso. Ni ukuvuga rero ngo iyi vitamine K ifasha no kurinda uturemangingo tw'ubwonko, utuntu turemye ubwonko. Ni ukuvuga ngo iyi vitamine K irabasha kuturinda, kandi murabyumva ko mu mwumbati byuzuye. Umwumbati nanone urwanya kubura amaraso kuko habonekamo feri nyinshi. Ubutare bukaba buzwiho kongera amaraso, bigatuma umwuka wa oxygene winjira mu mubiri uba mwinshi. Bityo iyo ukunda kuyikoresha bikurinda isereri ndetse no kuzungera. Ibyo nyine bikunda kuba kuri bamwe, nk'uko bikunda kuba kuri bamwe n'imyumbati ifasha nyine kuri bamwe bakunda guhura n'ibyo bibazo. Ubwo rero urumva iyo udahura nabyo noneho biba ari akarusho gukoresha iyi myumbati. Habamo magnesium. Iyi ngiyi magnesium ikaba izwiho kurwanya ubwigunge. Ariko Imana yacu ihabwe icyubahiro, yaturemeye ibyiza gusa bibasha gufasha imibiri yacu. Icyama tukabishyira mu bikorwa. Nubwo tubonye ko ariko iyi myumbati rero ari myiza. Murabyumva ko imyumbati Imana yayiduhaye yuzuye, irimo ibintu rwose bibasha kudufasha mu buryo bwose. Ariko nanone ujye wibuka ko ntago yaduhaye imyumbati ngo tuba ariyo turya ubuzima bwose. Niyo mpamvu yaduhaye imyumbati, ikaduha ibijumba, ikaduha ibishyimbo, ikaduha amateke, ikaduha ibikoro, ikaduha ubushaza, ikaduha inkori, ikaduha ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo tujye tugenda tubisimburanya, hanyuma Imana yacu itwubakira ubugingo, idukize icyaha, ibyo yaturemeye nabyo ibikoreremo bidukize indwara. Nubwo iyi myumbati ari myiza,
icyitonderwa, ariko harimo acide yitwa cyanhydric. Iyi acide ikaba ari uburozi kandi uburozi bwica. Iyo iyi myumbati uyitetse mu buryo buzwi nk'imiribwa, ubu burozi buvamo. Rero baduhaye inama ikomeye. Hari abantu bakunda umwumbati bagakunda no kuwuhekenya, ariko batanze inama baravuga ngo kirazira, kikaziririzwa guhekenya umwumbati utihingiye wowe ubwawe. Ugomba guhekenya umwumbati wihingiye, ariko utihingiye rwose ntubuhekenye kuko ntubuzi ubwoko bwawo. Ariko bakakubwira bati igihe wabutetse bwa burozi buvamo, ariko igihe ubuhekenye utarawihingiye bwa burozi ngo naho wumva kuryohereye, ariko bwa burozi bubasha kukwica bukakunangura ugapfa, bakayoberwa ibyo uzize, hanyuma bakavuga bati yewe yishwe n'imyumbati. Imana ikugirire neza, ubishyire mu bikorwa, ntugapfe guhekenya umwumbati utazi inkomoko yawo. Imyumbati rero itekwa mu buryo butandukanye, mwese murabizi. Imyumbati ushobora kuyigereka ku bishyimbo, ushobora kuyiteka, hari abayiteka ari umweru bayitogosheje gusa. Imyumbati ushobora ivamo amakwanga, ivamo ibitumbuwa, byo bita ibitumbuwa, ivamo ubugari. Imyumbati, ibiti by'imyumbati bivaho isombe. Hari n'abakoramo amafiriti, uretse ko nagukangurira ko iyo ufashe ikiribwa cyose ukagikoramo ifiriti, uba ahasigaye icyo uburiye ari ideshe, nta kindi uburiye. Ariko harimo n'abayiteka gutya, ariko iribwa mu buryo butandukanye. Noneho bakatubwira ko hari itandukaniro ry'imyumbati ivamo ubugari ndetse n'imiribwa. Ushobora gukoramo amakeke ndetse n'imigati. Hari abakoramo n'amakeke ndetse n'imigati. Ntabwo ari bibi kuwuhekenya ari mubisi, ahubwo kuwuhekenya utawuzi. Kuko hari nk'iyo tuzi yitwa gacyacyari, murayizi, ababizi gutyo. Iyo myumbati wabaga uyizi, ukaba uzi ko uvuye mu murima, ukawuhekenya kandi ukaba nta kindi kintu kirimo. Bavuga rero ko iyo uwuhekenye ari mubisi ushobora kukurinda kuva imyuna. Urumva ko ari mwiza, ariko ukitonda ukawuhekenya uzi aho uvuye bawusaruye. Batubwira ko kandi ikennye muri iyode, ubw'ibyo hari ubwo ishobora kuba yagutera umwingo. Bakakubwira bati imyumbati igomba kwinikwa, hanyuma mu gihe cyo kuyinura nabwo isuku yayo ikitabwaho. Kera barayinikaga, bakayinura, bagategura ibidasesa byiza, bakayishyiraho, ugasanga imyumbati n'umweru, n'ubugari ugasanga imyumbati ari umweru, isa neza, kandi bakongera bakayibika neza. Muri iyo myumbati tubonye yuko iyo bayinuye nyine bayikuramo n'ubugari. Ariko narasomye ndumirwa, nsanga mu bugari harimo isukari ya 88%. Ibaze nawe, isukari ya 88%. Hanyuma hakabamo proteine nke, hakabamo n'amavuta make cyane. Ni ibiryo by'abantu nyine bakirutse indwara, kuko biraborohera kubimira. Iyo babasha kumira, amira na gake, ari kuko ntahekenya nyine. Iyo rero uriye ubugari bwayo, uba wiririye isukari. Noneho warangiza ukarisha nk'ibishyimbo. Ari ukuntu tubufata bwa bugari tukaburisha ibishyimbo, cyane ibishyimbo birimo amaninwa, nyine tukabifata. Murabizi, nzabaganirira ku bishyimbo, mbabwire ko ugomba guteka ibishyimbo wabyinitse. Kirazira guteka ibishyimbo utabyinitse. Kera bacu ba kera, kuko babitekaga batabyinitse, baramininaga, noneho yamaninwa amatungo akaba ariyo ayanywa.
noneho ni ukuvuga ngo iyo ibishyimbo noneho wabyinitse y'amazi urayamena, noneho wamara kuyamena ya yandi washyizemo mashya ntabwo uba ugomba kugira gute, ntabwo uba ugomba kuyamena, yo ugenda ubitekana ariko y'amazi yandi wayakuyemo. Noneho ibaze noneho utetse bwa bugari bufite isukari ku kigero cya 88%, urangije utetse ibishyimbo byawe. Umaze guteka ibishyimbo byawe uhise ugenda uricaye urabifungura n'amaninwa yose, igishyimbo urumva kikuryoheye, mbese bimeze neza. Ariko hari ibintu byinshi ukoze ku buryo uramutse wipimye naho waba utarwaye diabete wasanga isukari yawe yazamutse ku rwego rwo hejuru. Ndetse abantu bamwe hari ubwo bajya kwa muganga bakababwira ngo barwaye indwara ngo diabete yo muri Afurika. Iyo bakubwiye ngo urwaye diabete yo muri Afurika baba bakubwira imirire turya, imirire dufungura. Numvise ko imyumbati ari ingenzi, none ukunda ubugari. Ndakwinginze niba ugiye kufungura ubugari, niba ubukunda nkuko mbukunda, ngiye mbukunda ku rwego ruri hejuru, wikwita kwibara. Hari abantu bavuga ngo ngewe ngo ubugari ngo bugomba kuba ari umweru, ngo ubugari butari umweru ngo sinshobora kuburya, ngo kuko ntanabukunda noneho ngo ubwo biba birangiye, ngo butari umweru simburya. Icyambere mbabwire bavandi, hari uburozi butakivamo, kuko imyumbati ntabwo bakiyinika, kuko iterambere ryaje ari naryo rigenda ritwongerera ibibazo tujyamo. Imyumbati barayifata bakayikuraho bya bishishwa, nabwo hari abatakitonora banyuza mu mamashini hakavaho kagahu k'inyuma gusa. Noneho havaho kagahu k'inyuma bagashyira mu mamashini yumisha, bamara gushyira mu mamashini yumisha bagasohora bagasohora ifu. Noneho yafu ikajya ku masoko, yajya ku masoko twebwe tugahita tugenda tukajya kugura ya mafu, twarangiza tugafungura bwa bugari. Ukumva rero uri ubugari buzima kandi urimo urarya uburozi gusa. Ubyumve noneho kwitaninitse. Iyo yinditse nanone intungamubiri ziragenda zigasigara mu mazi. Mubyumve namwe iyo turimo kurya ubugari nta kintu na kimwe tuba turimo kurya, ahubwo tuba turimo gufata isukari yonyine. None rero nagira ngo nkugire inama. Nasomye ko ibyiza wafata ikiro cy'uburo, ikiro cy'ifu y'uburo, ukavangamo inusu y'ifu y'imyumbati. Murabyumva ahantu abajyanama b'ubuzima bwacu babigejeje. Inusu y'ifu y'ubugari ukavanga n'ikiro cy'ifu y'uburo. Icyo gihe ubufasha ibyuzuye, ubufasha ibikubakira amaraso, ibiguha proteine zihagije, ukaba ubonye imbaraga zihagije, ukaba witungiye ubwenge, ukaba wirindiye n'ibyo mu magufa, kandi nukuri ukaba ufunguye wumva ko utariye uburozi, ahubwo uriye ibyo kurya bigutungira umubiri. Iyo uriye ubwo bugari ku bantu barwaragurika, ku bantu bafite ikibazo cy'igituntu, abafite ibibazo by'amenyo, abafite ibibazo by'imisatsi, abafite ibibazo by'inzara zicika, abo bose bibasha kubagirira umumaro. Nukuri niba ukunda ubugari ndakwinginze kugira ngo umbabarire iyo metode uyikoresha. Ndakwinginze umbabarire ntukongere kuvanga ifu y'imyumbati ngo uyivange n'ifu y'ibigori. Ntukongere kuvanga ifu y'ibigori n'ifu y'imyumbati ngo nurangiza utegure ubugari. Ndakwinginze vanga n'uburo cyangwa uvange n'amasaka. Ariko mbabarira wirebera muri iyo sura. Narababwiye ngo iyo ushaka kurinda ubuzima bwawe ntabwo wita ku kamenyero, ntubaza akanwa cyangwa se ngo ubaze akamenyero kawe, ahubwo uhitamo ibyagirira umubiri wawe akamaro. Kandi nagira ngo nkwibutse, niba hariho ikintu kibiha mu buzima ni ibinini. Mana we, ibinini birabiha, ibinini birabangama, ibinini ni bibi. Niba wari ubizi
ariko uramutse wirindiye ubuzima bwawe, nubwo waterwa ariko waterwa warwanije. Umuntu igihugu cye cyaterwa atiteguye ntabwo bihwana n'icyatewe ariko witeguye. Imana idufashe, iduha imyumvire myiza, twibuke ko ibyo Imana yaturemeye byose byari iby'agaciro, kandi ujye ubifungurana umutima ushima, umenye ko kuba uriho, kuba ugihumeka, ibyo wakora byose utiragije Imana, udahaye Imana icyubahiro, utayinezerewe mu byo yaguhaye, nta kintu byaba bikumariye. Imana iduha imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Ndagushimye Mana, ndagushimye muri uyu mwanya kuko umfashije nkaba mbashije kuganira n'abana bawe cyari kindi ku mutima. Ndakwinginze kugira ngo uduhindurire imyumvire, uduhe kwita kuri iki kibitsanyo waduhaye, maze dushyire mu bikorwa, kandi nongera kubwira ngo turinde ubunebwe, umwanzi atsindwe utsinde kuko uri Imana, kuko mbisabye mu izina ry'umwana ukunda Yesu Kristo. Amen.